Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izaherako ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Amahoro neza bakundwa bene data, ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Umwaka mushya muhire wa 2025 turashima Imana yahabaye, Imana yabanye natwe, yarakoze. Ijambo dufite n'iryo gushima, mbese haleluya, mwabitekereza mukabyumva mukabyiyumvisha. Uyu munsi tuvugana ni tariki ya 3 y'ukwezi kwa mbere 2025. Haleluya, turashima Imana yabanye natwe, turashima Imana yahabaye ikadushyigikira, ikaturengera, ikaba mu ruhande rwacu. Nubwo twahuye n'ibiturushya, nubwo twahuye n'ibibazo, nubwo twahuye n'ibigeragezo, ariko Imana Data wa twese yagaragaje kurinda kwayo, iraturinda ntitwapfa, iraturinda ntitwagwa, iraturinda ntitwabivamo. Turacyahagaze, turashima Imana igikomeje kurinda umugambi wayo muri twebwe. Izina ryayo nirihabwe icyubahiro. Ndi Odette Kandama mu kiganiro Saveur Divine. Mbikuye ku mutima ndabashimiye mwebwe mwabanye natwe muri iki kiganiro cya Saveur Divine, abakunzi bacu, abadusengera, abadukurikira, ababana natwe ku manywa na nijoro. Imana y'amahoro ibaha umugisha. Bene data dufatikanije uyu murimo, Imana y'amahoro ibaha umugisha. Dufite ijambo ryo gushima, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Munkundira dufatikanye gusoma amagambo yanditse muri Zaburi 124. Anditswe ngo yaba Uwiteka atari we wari mu ruhande rwacu, abariko Abayisiraheli bavuga none. Yaba Uwiteka atari we wari uri mu ruhande rwacu, ubwo abantu baduhagurukiraga, baba baratumize bunguri tukiri bazima, ubwo umujinya wabo wacanwaga kuri twe, maze aba yaraturengeye rwose. Suri iba yaratembye ku bugingo bwacu, amazi yihindurije aba yaratembye ku bugingo bwacu. Uwiteka himbazwe utadutanze kuba nk'umuhigo w'amenyo yabo. Ubugingo bwacu bukize nk'uko inyoni iva mu kigoyi cy'abagoyi. Kigoyi kiracitse, natwe tuvamo turakira. Tabarwa kwacu kubonerwa mu izina ry'Uwiteka waremye ijuru n'isi. Imana ihabwa icyubahiro. Imana yarahabaye bene data, twararwaye iradukiza. Ahazamuka yabanye natwe, ahamanuka yabanye natwe, ahatambika yabanye natwe, mu bibazo, mu bigeragezo, mu byishimo, mu mubabaro, mu makuba, mu gahinda. Imana yabanye natwe, nta kibi twibuka. Turashima Imana. Jewe na bene data dufatikanije umurimo w'Imana, dufite ijambo ryo gushima. Ndavuga abo dufatikanije muri uyu murimo, mu gukora kino kiganiro, mu gutanga buno butumwa. Dufite ishimwe rinini. Uyu mwaka ku itariki ya mbere y'uku kwezi kwa mbere muri uyu mwaka wa 2025, hashize imyaka 5 iki kiganiro cya Saveur Divine gitangiye. Ubwo Imana yashyiraga umuhamagaro
mu mutima w'umukozi wayo, umuja wayo. Tubana muri uyu murimo wacu Immaculée Princess. Ubwo Imana yamushyiraga igitekerezo ku mutima, ntabwo yabyiyumvishaga ko yabishobora, ariko Imana nidutera gukunda no gukora ibyo yishimira. Imana yabanye nawe, Imana iramushyigikira, imutera umwete. Natwe igihe kiragera tuza kujyamo, turamujoininga, dufatikanya uyu murimo. Turashima Imana yabanye natwe. Nkundire dusoma amagambo abariyo turangirizaho, yanditse mu gitabo cya mbere cya Samweli ibice 7 umurongo wa 12. Haranditswe ngo maze Samweli yenda ibuye arishinga hagati y'Imisipa n'Isheni, arihimba izina Ebenezeri, ati Uwiteka yaratuzahuye kugeza n'ubu. Yewe na bene data wo muri Saveur Divine, muri iyi myaka 5 irangiye twabasha gushinga ibuye tukavuga ngo Uwiteka kugeza uyu munsi yaratuzahuye, yaradutabaye. Jewe ubwanjye n'urugo rwanjye n'umuryango wanjye nashinga ibuye nkandikaho ngo Ebenezeri, kugera uyu munsi Uwiteka yaradutabaye, yabaye mu ruhande rwacu. Bakundwa bene data, mfite ijambo ryo gushima, nta kibi nibuka ku Uwiteka Imana yarahabaye. Imana yasibye ibyobo Satani yari yacukuye. Imana yakuye imitego mu nzira Satani yari yateze. Turashima Uwiteka utadutanze, turashima Uwiteka utararetse ngo duhitanwe n'ibyorezo by'indwara. Benshi Imana yarabacyuye barataha, bamwe bagenda badakijijwe, abandi basarura bakijijwe, ariko twebwe iracyaturinze. Ntacyo twatanze ngo dukunde turame. Abataragize ayo mahirwe ntabwo ari kubwabo, ntawanga kurama, ariko Imana idutije kubaho, iracyarinze umugambi wayo muri twe. Zina ryayo rihabwa icyubahiro. Muze dufatikanye gushima, muze dufatikanye gushyira izina ryayo hejuru. Hindukiza amaso yawe urebe inyuma, wirebe ku giti cyawe, urebe umuryango wawe, urebe inshuti zawe, urebe mu murimo w'Imana wabayemo, urebe ibyo wanyuzemo n'ibyo ukiri kunyuramo none. Uko biri kose hari impamvu yatuma dushima Imana. Ngewe ubwanjye nabasha gushinga ibuye nkandikaho ngo Ebenezeri, bisobanurwa ngo kugera uyu munsi Imana yarantabaye, Imana yaradutabaye hamwe n'umuryango wanjye, nta kibi nibuka. Ndabashimira Imana yo mu ijuru. Imana ibaha umugisha, Imana ibashyigikire, mukomeze kuyishimira ineza yayo. Uko biri kose niba ugihumeka uracyafite impamvu zo gushima Imana. Imana ibaha umugisha, Imana nibashyigikire. Ndumva nakomeza kuvuga byinshi, ariko izina ryayo rihabwa icyubahiro, ni ryiza. Munkundire ndangirize mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya. Ijambo mbahaye rindi nyuma yo gushima rizabafasha mukagendana naryo muri uyu mwaka wa 2025. Dusome mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya, dusome ibice byaho 12, dusome n'umurongo waho wa 3. Haravuga ngo nicyo gituma muzavoma n'ibyishimo mu mariba y'agakiza. Bakundwa bene data, ndabifuriza kuguma muri kano gakiza. Abahagize umugisha wo kwakira Yesu bakaba bakarimo, mukagumemo, nimugumamo n'ukuri muzavomana ibyishimo ku mariba y'agakiza. Ndabifuriza kuvomana ibyishimo ku mariba y'agakiza mu mwaka wose wa 2025. Niba umwaka wa 2024 ushize udakijijwe, utarakira impano y'agakiza Imana yaduhaye ivuye mu ijuru ariyo Yesu, mukundwa mwene data, ntiwabikora uyu mwanya, ntiwabikora muri uku kwezi kwa mbere, nawe ukazajya uvoma kuraya mariba y'agakiza, ukavoma naho ibyishimo. Nukuri ndabifuriza umwaka mwiza wa 2025, umwaka w'umugisha, umwaka w'ihumure, umwaka w'ibyishimo turi muri Kristo Yesu, umwaka wo gukomeza kuba mu bushake bw'Imana. Imana nibashyigikire, Imana nibarengere, Imana nibane namwe, ibane n'imiryango yanyu, ibane n'imitima yanyu. Imana izagura imbago zanyu, ibaha umugisha rwose, intambwe zanyu ntizizanyerere. Imana iziruka n'ibyago n'ibyaha by'ibigambirirano mu nzira mucamo. Haleluya. Muzavomane
ibyishimo ku mariba y'agakiza, mwebwe n'imiryango yanyu. Imana ibaha umugisha abo dufatikanije uyu murimo muri Saveur Divine, abatwumva n'abadukurikira, mwese muzavomane ibyishimo ku mariba y'agakiza tutoro de 2025. Imana nibaha umugisha, mugire weekend nziza kandi mukomeze kwishimira uyu mwaka 2025 Imana ibahaye ku buntu bwayo. Imana nibaha umugisha mu izina rya Yesu, umwaka mwiza kuri twese.